yes ikaze kuri mwese. Iyi ni Waka Waka podcast, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Ushize rero mu kiganiro giheruka twari twaganiriye kuri contre offensive y'Abarusiya, tuganira kuri Odessa ikomeje kuba mu mboni z'ibitwaro bikomeye by'Abarusiya. Ibi twabiganiriyeho n'impamvu zabyo. Rero tugiye kugaruka turebera hamwe iyi contre offensive y'Abarusiya igeze hehe, abanya-Ukraine bari kubyitwaramo gute. Turaza no kuganirira hamwe ku bitero shuma by'abanya-Ukraine bagabye ku mujyi wa Moscow. Turarebera hamwe turebe ibi niki bivuze, niki bimariye Ukraine, hase hari icyo bihindura ku mirongo y'urugamba. Dukomeze kurebera hamwe ibirimo kujya mbere, ni hehe harimo kugira igihinduka ku mirongo y'urugamba. Ibyo byose turabirebera hamwe muri iyi podcast. Tudatinze turahera ku muvugizi cyangwa se turahera ku mugaba mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yatangaje ko iyi ntambara ya Ukraine izaba ndende cyane kandi ikazamenekamo amaraso menshi cyane. Uyu mugabo ukaba wamubaza uti none ibyo murabikorera iki? Mwashatse uburyo abanya-Ukraine babona amahoro, ko mubizi ko intambara itagiye kurangira vuba ahangaha kandi ko izamena amaraso menshi. Ibi rero bitandukanye n'ibyo Reznikov mugaba mukuru w'ingabo za Ukraine nawe yatangaje. Uyu yatangaje ko mu mpeshyi itaha iyi ntambara bazaba barayirangije, gusa ntiyigeze avuga uburyo bazayirangizamo. Ibi nibyo yatangarije CNN, akaba yarabitangaje nyuma yuko uyu mugaba mukuru umugaba w'ingabo za Amerika atangaje yuko Ukraine urugamba itagiye kurusoza vuba ahangaha, ko urugamba ruzaba rurerure kandi ko ruzatwara abantu benshi cyane. Uyu nguyu rero Reznikov akaba yabivuze ari nko gusubiza boss we, ari nko gusubiza uyu mugenerali uyobora uyu muchef d'état major w'ingabo za Amerika. Ibi ngibi rero avuga bikaba biturukana nuko ku mirongo y'urugamba Ukraine ntabwo irimo gutsimbura ingabo z'Uburusiya nkuko muri kubireba aho ngaho ku mashusho. Ibi bitwaro by'abanya-Ukraine bikomeje gusenywa kuri byinshi, bikomeje gusenywa ari byinshi. Reka turebere hamwe ikiri guhinduka ku mirongo y'urugamba. Ku mirongo y'urugamba ubushize nge nababwiye yuko hagiye kubaho contre offensive igana muri Odessa, hakabaho n'indi point nayo igomba kubamo contre offensive igana hafi ya za Kharkiv. Ibi rero twatangiye kubibona kandi noneho ikintu kigaragaza ko ibingibi nta kubeshya kurimo, ibingibi birimo kuri kwinshi, ni televiziyo y'abapropagandist ya RCI nayo ibyemera. Urabona ko hano muri aka gace ka Svatove na Lysychansk, ahangaha Abarusiya bamaze kwigarurira ibirometero 26 inyuma y'imirongo yabo. Tukamanuka tukaza ahangaha muri Bakhmut biravugwa ko izi ngabo za Ukraine zimaze kwigarurira ibirometero 4, ariko iki twarakibonye. Ibirometero 4 biba biri inyuma y'uwo murongo w'ubwirinzi w'Abarusiya, kuko barengiye imirongo none bakigarurira turiya duce. Hari ubwo bahitamo kuturekera abanya-Ukraine kugira ngo abanya-Ukraine bamere nk'abakora offensive. None nibazanamo ibikoresho byabo Abarusiya baba babateza agatego ku buryo byose bahita babisenya nkuko muri kubireba aho ngaho ku mashusho. Indi contre offensive rero muri Donetsk biragaragara hano muri Adivka muri Adivka naho harimo kubera imirwano ikomeye cyane. Noneho waza muri Zaporizhia aho bita Orikhiv naho bita Kamyansk, aho ngaho naho Abarusiya babashije kwigarurira ibirometero 4.27. Gusa icyo umuntu yavuga nuko ibi birometero ntabwo ari byinshi ku rugamba ruzaba rurerure. Mu by'ukuri tuvugishije ari hariya birometero 26 Abarusiya bafashe, ari ibingibi 4 abanya-Ukraine barimo kuvuga ko bafite muri Bakhmut, ari ibingibi 4 nanone muri Donetsk, muri Zaporizhia. Ibi byose nta kintu bimaze mu ntambara y'igihe kirekire. Ni game itagize ikintu kinini ihindura ku rugamba, kuko ejo mu gitondo wabyuka n'ubundi ibyo birometero 4 abandi babyigaruriye. Icyo navuga kuri iyi ntambara nuko
igihe kiratandukanye, igihe cy'abarusiya gitandukanye n'icy'abanya-Ukraine. Ku barusiya icyo basabwa kuri Putin, icyo asabwa ni ukumanaginga iyi ntambara ikagumira stable uko imeze imyaka yose yamara. Abarusiya nta kintu babihomberaho, ariko abanya-Ukraine bo bakeneye kwerekana result mu gihe gito gishoboka, ari nayo mpamvu usanga barimo kuroha abasirikari babo ku rugamba. Ejo bundi twasomeye hamwe ibyatangajwe na n'uyu mugaba mukuru w'abanya-Ukraine, umugaba mukuru w'ingabo z'abanyamerika, aho yavugaga ko bari babizi ko abanya-Ukraine badafite imyitozo ihagije, bari babizi ko badafite ibikoresho bihagije byo kuba bakwinjira muri contre offensive, ariko barabaretse bizera courage, bizera ngo ubwitange bw'abasirikari b'abanya-Ukraine ko buzagira icyo bihindura ku rugamba. Ibyo ngibyo ntibibaho, twarabivuze mu kiganiro gishize. Ni imyizerere nka ya indi y'abarokore bavuga ngo shyiraho amazi usenge ngo Imana iraguha ifu. Ibyo rero byabaye gushora abanya-Ukraine mu masasu menshi y'abarusiya. Mwarabibonye ibifaru by'abadage biraswa, ibifaru by'abanyamerika biraswa, abasirikari benshi bafatwa ku rugamba. Mbese abanya-Ukraine bahaburiye ibintu byinshi cyane ku buryo na contre offensive yabo ubu ngubu bigaragara ko itagishoboka, ari nayo mpamvu abarusiya nabo batangiye gupushinga igisa na contre offensive yabo. Rero nyuma yuko izi contre offensive z'abarusiya zitangiye, hakabaho kuraswa kwa Odessa no kuba aho ngaho muri Kherson region naho harimo gutegurwa offensive igomba kugenda ikazagera za Nikolaev, ikaba yagira na za Odessa. Ibyo rero abanya-Ukraine bakomeje ya mibare yabo twavugaga. Twabonye ibitero by'abanya-Ukraine kuri Moscow. Ibi bitero nta kintu byahindura ku mirongo y'urugamba. Namwe mukurikirana mwabonye impact yabyo, ari naho byaguye nta kintu byasenye, nta muntu byahitanye. Ukibaza uti iyi mibare y'abanya-Ukraine ni iyihe? Izi drone ndagira ngo mbasobanurire. Izi drone zituruka kure, ziba zaje hariya Moscow ziturutse muri Ukraine. Kugira ngo aba banya-Ukraine babashe kuzitambutsa zigere aho hose bagifite control yazo, nuko izi drone ziba zidapakiye. Ni ukuvuga ngo izi drone ntabwo ziba zipakiye ibisasu byinshi nk'ibyo zishobora gupakira, kuko iyo ipakiye ikiyongera uburemere bisaba network nyinshi kugira ngo abayohereje bakomeze kuyikontrola. Rero izi drone bohereza Moscow ziba zifite udusasu dutoya tutagira ikintu gihindura. Nk'iko nabibabwiye, Kiev ibishaka ibintu izagaragaza ku munsi ukurikiraho muri media, ivuga iti twakoza kanaka. Urumva biri kuvugwa ko ngo bagabye igitero kuri Moscow. Iki gitero nta murusiya wakiguyemo, nta kintu gifatika cyasenye, ariko Vladimir Putin yavuze ko hagomba kubaho retaliation. Iyo retaliation rero ndagira ngo muzayirebe, nimumara kuyireba muyigereranye n'iki gitero cy'abanya-Ukraine bakoze mu Burusiya, murebe ninde wahababariye cyane, murebe ninde wakoze imibare mibi, kuko ngewe mbara ko Ukraine ikomeje kubara nabi. Iyi Ukraine rero nyuma yuko bakomeje kurasa Odessa nabo kuri izo nkombe, Ukraine ikomeje gukomeza kuzikoresha. Minisiteri y'ingabo z'Abarusiya iratangaza ko ubwato bwari buri muri patrol muri iyi nyanja y'umukara, ubwo bwato bwabashije kugabwaho ibitero na za drone z'amato matoya cyangwa se unmanned boat. Izi ngizi rero zikaba zagabye igitero kuri ubu bwato bw'Abarusiya bwari buri muri patrol ahangaha mu nyanja y'umukara. Abarusiya bakaba bavuga ko aya mato yose yabashije gusenywa atageze ku ntego zayo, ariko bikaba bishimangira cya kindi twavuze ejo yuko inkombe za Odessa Abarusiya bagomba kuzigarurira kugira ngo bagire amahoro muri iyi nyanja y'umukara. Rero icyo navuga nuko abasirikari b'abanya-Ukraine bakomeje kugira ibyo batangaza. Hari umusirikare ahangaha watangaje yuko nta myitozo ihagije bari kubaha, ikindi kandi nta bikoresho bihagije barimo kubaha, ikindi barimo kuboherereza mu masasu menshi cyane y'Abarusiya. Ni ukuvuga ngo icyo abanya-Ukraine barimo gukora, reka nze nkibabwire mu magambo make,
bari gufata abasirikare babo kuko icyo baravuga ko barimo gutestinga imirongo y'Abarusiya, baravuga ko barimo gutestinga nihe horoshye bashobora kuba bacisha noneho batobore, kuko target yabo ubundi ni kugera ku nyanja ya Azov. Inyanja ya Azov ni hirya iriya nyanja y'umukara, yurenze Crimea buriya hari abahita Azov. Iriya nyanja rero abanya-Ukraine barashaka gutoborera muri Bakhmut cyangwa se muri Zaporizhia ngo bakubite bagende bagere ku nyanja ya Azov, noneho bacemo kabiri iki gice kiyoborwa n'Abarusiya. Ibyo ngibyo rero niyo mibare y'abasesenguzi b'abagenerali b'Abafaransa, abagenerali b'Abongereza bashyigikiye Ukraine, iyo barimo kubivuga bavuga ati contre-offensive target zayo ni ugutobora muri Zaporizhia cyangwa se muri Bakhmut, ubundi bakamanuka bakagera kuri ku nyanja ya Azov. Ibyo rero byarananiranye. Rero icyo abanya-Ukraine barimo gukora muri ako kanya, icyo twari turimo turavuga cyitwa ngo ni ugutestinga imirongo y'Umurusiya, ngo nihe horoshye mu mirongo y'Umurusiya, barimo barafata abasore bakababwira ati okay, munyure hano turebe ko babarasa, bagahita bagenda, bagerayo ngo barabarashe, noneho namwe nimunyura hara turebe ko babarasa, bagahita bagenda ngo barabarashe. Niyo mikino barimo, abasirikari barimo kubashiriraho. So abasirikari barimo kugira amahirwe yo kugira ibyo batangaza, no kugira amahirwe yo kuba bacika igisirikari cya Ukraine, kuko naho harimo abasirikari benshi barimo gukwepa iki gisirikari, baravuga ko barimo kugirirwa akagambane. Cya mbere cyo harimo gukorwa ni ukuvuga ngo mobilization iri gukorwa muri Ukraine irafata n'abantu bafite ibibazo by'uburwayi, bya bibazo byo kuvuga ngo ufite ibipapuro by'abadokiteri, ngo ufite ngo za diabete n'ibiki, n'umuntu ucumbagira bari kumushyira muri iki gisirikare. Ndagira ngo mbereke amavideo nk'abiri hano dukomeza tuganira, murebe izo video zigiye gukurikiraho nk'eshatu. Ni video zibereka uburyo barimo kwirukankana abasore mu mujyi wa Kiev hirya no hino, bafata abasore ku ngufu, bagahita babapakira ku ngufu bakabajyana mu gisirikari, bakabatoza ibyumweru 2-3, ubundi bakabohereza ku rugamba. Ibi ngibi n'umugaba mukuru w'ingabo z'Abanyamerika yarabivuze, aravuga ati aba banya-Ukraine turi kubaha ibikoresho batigeze bitoza, turi kubatoza igihe gitoya, ubundi tukabohereza ku rugamba, twizeye gusa ngo courage yabo. Ibyo ngibyo rwose, umuntu wicariye hariya muri office agafata abana basora akabajyana akabatoza icyumweru kimwe, ubundi akabashora mu masasu y'Abarusiya. Namwe murabyumva ako kagambane ukuntu gakomeye cyane kuri iyi mirongo y'urugamba. Rero nkuko nari nababwiye ibihumbi 100 bohereje hafi ya za Kherson, cyangwa se hafi ya Kharkiv. Ni ukuvuga ngo ahangaha hakomeje kubera intambara nini cyane. Nkuko mwabibonye hamaze gufatwa ibirometero bigera muri 26. Ahangaha rero ahangaha uru rugamba ruvuze iki? Ruvuze ko Abarusiya ikintu bari gushaka n'iki, ni ukwigarurira uyu mujyi wa Luchansk, none bagahita bakomeza bagafata na Kharkiv, cyangwa se barashaka gutatanya imbaraga z'abasirikari b'abanya-Ukraine. Ni ukuvuga ngo barashaka kuvuga ngo reka abasirikari barimo kurwana muri Zaporizhia, bari kurwana muri Bakhmut cyangwa se hepfo za Kherson, hagira aba deployinga noneho batatanye imbaraga zabo zitatanye. Ishobora kuba ariyo target y'ibi bitero birimo guca mu majyaruguru. Hanyuma aba banya-Ukraine nabo bakaba barimo kuvuga ko Abarusiya baracyafite manipower, baracyafite imbaraga nyinshi, baracyafite n'abasirikari benshi bo kuba bakongera ku mirongo y'urugamba. Abanya-Ukraine nabo bakavuga yuko bagifite reserve y'abasirikari bategereje ko hakuri nababwiye barimo kujya bohereza abasore ngo mupime hariya ko babarasa bakabwira ati mupime n'ahandi, ngo bategereje ko aho bazapima bigakunda ariho bazahita bacisha n'indi reserve yabo yose, noneho bagahita bayihamagarira kuba ya joininga ku rugamba. Icyo ngicyo rero Abarusiya impamvu bashyizeho indi point y'urugamba ni ukugira ngo niba niyo reserve ihari isohoke izeyo. Ikindi kintu gikomeje kuvugwa cyane ni ibura ry'ibikoresho, icyo bita ammunition cyangwa se amasasu n'ibisasu. Ibyo bintu bikomeje kuburana abanya-Ukraine kubera ko ku mirongo y'urugamba Abarusiya bararasa ibisasu n'amasasu menshi cyane. Iyi ntambara rero murabyibuka imaze ukwezi kumwe. Ku binyamakuru by'abanyaburayi, ibinyamakuru by'abanyamerika barebaga uburyo Abarusiya barimo kurasa amamisire, uburyo Abarusiya barasa bakoresheje ibisasu byinshi cyane.
ibyo bigatuma bavuga ngo mu cyumweru kimwe abarusiya baraba bashiriwe. Shoigu rero nk'uko abivuga bahaye ubushobozi inganda zabo banazisaba guproducinga ibintu byinshi cyane. Ikindi mwamenya nuko abarusiya ntabwo bigeze basenya ibikoresho byabo bari bafite kuva mu gihe cy'abasoviyete, kandi abarusiya babayeho igihe kinini mu mwuka w'intambara, bituma stoke zabo ari nyinshi cyane, bafite stoke nyinshi cyane z'ibikoresho. Ubu ngubu abanyaburayi bavugaga ko aba barusiya bafite amashari ashaje yo mu gihe cy'abasoviyete atazashobora guhangana n'abanya-Ukraine. Ariko ikintu ndi kubabwira nuko muri iyi contre-offensive y'abanya-Ukraine impamvu byabananiye nuko abarusiya bazanye za shari zabo zishaje, za kera zidafite ikoranabuhanga rikomeye, kuko kugeza uyu munsi abarusiya ntago barakandagiza ibifaru byabo bigezweho muri Ukraine, ntago birahagera. Ibi bifaru bita Armata ntago biragera mu ntambara ya Ukraine. Abarusiya banze kubirekura, banze kubigezayo, barimo cyarimo gukoresha ibifaru byo mu gihe cy'abasoviyeti. So muri iki gihe, muri uyu mwaka wose bamaze bitegura iyi mirongo y'urugamba, bitegura contre-offensive y'abanya-Ukraine, bya bifaru bashinjaga ko bitagenda, ko bigira gute, bizima ku nzira, baragiye barabihamba mu butaka. Ubu ni ukuvuga ngo byo biba bisheringa byibereye ahantu mu butaka, ntibigenda. Byo bitegereje umangamanga aho hafi, ubundi birakoreshwa nk'ibitwaro, birasakura. So mu gihe cyose rero abarusiya bazinjiza izi shari zabo Armata ku rugamba, murabyumva namwe ibintu bizaba byahindutse. Hakaba n'indege z'abarusiya nyinshi zitaragera kuri uru rugamba. N'ikindi kandi ntabwo abarusiya bazigera bashirirwa n'ibikoresho, kuko inganda zabo ziraproducinga, bafite stoke nyinshi zo mu gihe cy'abasoviyeti zigikoreshwa, ziri no gukoreshwa ahangaha mu rugamba rwo muri Ukraine. Rero nkaba navuga ngo icyaba cyiza nuko isi yatangira kwicara hamwe igatangira gutekereza ku mahoro, kuko nuba wumva abanyamerika barimo gutanga izi long range missile barimo guhereza Ukraine, cyangwa se izi cluster bomb bari guhereza Ukraine, ni ibintu bije kwicisha abanya-Ukraine, ariko bitaje kugira icyo bihindura ku mirongo y'urugamba, kuko nkuko twabibonye niba muri gukoresha cluster bomb, Putin nawe yababwiye ko afite nyinshi, nawe ashobora kuzizana ku mirongo y'urugamba, ibintu bigahinduka. Ikindi nuko twavuga ku kagambane, nabyo twabigarutseho tureba umugeneral major w'umunya-Ukraine mu kiganiro cyashize, wahamagariraga abanya-Ukraine gutangira gusaba impinduka z'ubutegetsi muri iki gihugu, kubera ko bigaragara ko ubutegetsi mu mibare yabwo butabara ubuzima bw'abaturage. Abaturage cyane cyane ab'igitsina gabo babujijwe uburenganzira bwabo muri Ukraine, no kuvuga ngo abagabo ntibagisohoka, waba ucumbagira, waba ugize gute, iyo ugeze ku muhanda baragupakira bakagutoza icyumweru kimwe cyangwa bibiri, ubundi ukajya gutestinga aho imbunda z'abarusiya zishobora kuba ziri kurasira. Ibyo ngibyo nibyo abanya-Ukraine barimo. Rero uyu mugeneral yaravugaga ati abanya-Ukraine bagomba kubona ko igihe kigeze cyo guhamagarira impinduka muri ubuyobozi bwa Ukraine. Twabonye umustar w'umunya-Ukraine ukina movies, ntago ndi kwibuka izina rye, ariko hano mu kiganiro turaryandikaho, muri kuribona aho ngaho. Uyu nawe yahamagariye Zelensky, ahamagarira n'abanya-Ukraine bose kwamagana Zelensky no kumusaba ko yakwegura akava ku butegetsi, kuko imibare ari gukoresha muri iyi ntambara ipfuye, imibare ari gukoresha muri iyi ntambara irimo kwicisha abaturage biwe. Iki ngiki rero nicyo Kofi Olomide yaririmbye mu ndirimbo, yaririmba ngo Lukota eyaka na essentiel verite ina escalier pe komi. Nukuvuga ngo ikinyoma kiraza kikanyura muri escalier, kikazamuka cyihuta kikagera hejuru, bakagiha intebe kikicara, ukuri kukaza kugenda gahoro gahoro nk'umusaza n'agakoni, kukanyura muri escalier buhoro, ariko cya kinyoma cyahawe intebe. Iyo ukuri kwinjiye bakinyuza mu idirishya. Ni ukuvuga ngo igihe cy'ikinyoma iyo kigeze ukuri kukagaragara, ikinyoma kinyuzwa mu idirishya kikajugunywa kure. So iki kinyoma rero ni ikindi kuvuga, ni izi video z'abanya-Ukraine bagaragaza ati twateye Moscow, twateye muri Crimea, twakoze agatero Belgorod.
ibyo byose bitera abarusiya kuba bakora icyo bita revenge, noneho nabo bakarasa mu buryo buteye ubwoba, kuko abarusiya bafite ubushobozi bwo kurasa ahariho hose muri Ukraine bashaka. Na Zelensky kuba batararasa kuri presidence nuko ntabwo Zelensky araba igipimo cy'abarusiya, ntabwo barashaka kwica Zelensky, ntabwo abarusiya barashaka kwica Zelensky. Ikindi kandi twavuga nuko hari uwambajije ati kuki abanyamerika badashobora gukuraho Putin, kuki abanyamerika badashobora guteza imyigaragambyo mu Burusiya bagakuraho Putin. Iki nagira ngo ngisubize muri iyi podcast ntarasoza. Abanyamerika barifuza ko Putin avaho, abanyamerika barifuza ko Putin avaho, ariko ntabwo bifuza ko yavaho mu buryo budasobanutse. Twarakivuze mu biganiro byashize, abanyamerika barashaka gushyira ku Burusiya undi muntu biteguriye unyuze mu kintu gisa na demokrasi. Muri kubo bita Alex Lavani, uriya ni umuopoza wa Putin. Abanyamerika bafashaga bakamushyiramo propaganda bakoresheje ama NGO yakoreraga mu Burusiya. Abarusiya baza kubimenya ko uwo muntu arimo gukorana n'abanyamerika baramufunga, ariko abanyamerika ni nk'uwo muntu bashaka kugira ngo asimbure Putin, kuko ntabwo wakwifuza ko habaho imyigaragambyo cyangwa se izindi mvururu zavanaho Putin mu Burusiya, kuko ntuzi uwajyaho. Putin uyu munsi afite ikibazo gikomeye cyo guhangana n'abajenerali n'abandi barusiya benshi bifuza ko yakoresha imbaraga z'umurengera muri iyi ntambara. Twarabibonye, ntabwo ngiye kubigarukaho cyane, ariko ntabwo Putin yabikora. Putin ni umuntu urwana intambara y'imibare. Murakoze cyane rero. Iyi ni Waka Waka podcast. Nakomeje kubereka amavideo muri iyi podcast. Mwabonye amavideo y'ibisasu birimo gusenywa. Ayo mavideo yose nagira ngo mbereke icyo akazi Lancet, iyi ni drone nshyashya y'abarusiya twayivuzeho, irimo gukora ku mirongo y'urugamba. Iyi ngiyi rero akaba ariyo irimo kujujubya abanya-Ukraine, kuko iyi drone ejo nahoze ndeba abasirikari ba Ukraine bayiganiraho, yarabahabuye cyane, kuko bavuga ko iyi drone ntabwo ifite urusaku rwinshi kandi irihuta. Ni ukuvuga ngo ntushobora gupfa kuyibona, biranoroshye, ntabwo byoroshye kuyirasa, kubera ko igenda ikataho. Bavuga ko ni igisasu kiba kiyobowe na telekomande ku buryo kigenda gikwepana n'amasasu. Ikindi baravuga bati iyo umaze kuyibona ufite amasegonda 30, hagati ya 30 na 25 yo kugira ngo udiringane nayo, kuko ni drone yihuta kandi igoye cyane kuba bayirasa. Iyo drone rero nakomeje kuyibereka muri iki kiganiro. Iyi ni Waka Waka podcast. Dukomeze tubane, mugire amahoro y'Imana. Blessing.